muri uyu mwanya muri uyu mugoroba This evening, turumva ibintu bitandukanye byerekeye umwuka wera, we are going to listen to different things as regards the Holy Spirit. ariko cyane cyane icyo turi bwibandeho But more especially, we'll focus on ni uburyo umwuka wera akorana n'umwuka w'umuntu. how the Holy Spirit works with the spirit of a man. Turasoma mu Migani We read in Proverbs igice cya 20 chapter 20, umurongo wa 27 verse 27. dusome mu izina rya Yesu Kristo. Let's read. Umwuka w'umuntu ni urumuri yahawe n'Uwiteka, rusesengura ibihishwe mu mutima. Amen. The human spirit is the lamp of the Lord that sheds light on one's innermost being. Amen. Umwuka w'umuntu The spirit of man ntabwo iteka ari urumuri. is not always light. Umwuka w'umuntu uhinduka urumuri iyo umuntu abyawe ubwa kabiri. The spirit of man comes light when a man is born again. Ariko ubundi riba ari itara gusa ariko ridafite urumuri. But is normally a lamp without light. Nigeze kubona umusore washyize muri laptop ye igishushanyo cy'igitereko cy'amatabaza 7. One day I saw a man who had put in his laptop an altar of 7 lamps. Ariko izo buji 7 niba ariko twazita ntabwo zari zifite urumuri. Those 7 lamps did not have light. Urumva biratandukanye. So it's different. Umutima w'umuntu wese ni itara. The heart of every man is a lamp. Ariko ni itara ridafite urumuri. But it's a lamp without the light. Urwo rumuri ruza iyo umuntu yakiriye Yesu. That light comes when a person receives Christ. Iyo umuntu yakiriye Yesu amwakira mu bushobozi bw'umwuka wera. When a person receives Christ, he receives Christ in the power of the Holy Spirit. Niyo umuntu abonye Yesu amubona mu bushobozi bw'umwuka wera. And a person sees Jesus by the power of the Holy Spirit. Yesu amaze kuzuka yicaye iburyo bwa Se mu ijuru. After the resurrection, Jesus is seated at the right hand of God. Ariko umwuka wera amuzana mu mitima yacu mu buryo bw'umwuka wera nyine. But the Holy Spirit brings him inside us in our hearts in a spiritual way. Yesu atuye muri wowe Jesus lives in you mu bushobozi bw'umwuka wera. in the power of the Holy Spirit. Ariko ari mu ijuru. But he is in heaven. Atuye no mu bandi bo mu bindi bihugu. He also lives inside in the people from other countries Mu bushobozi bw'umwuka wera. by the power of the Holy Spirit. Ibi bivuga ko umwuka wera ajana Imana ahantu hose Imana ishaka kugera. This means that the Holy Spirit takes God wherever God wants to go. Ni ukuvuga ko nta hantu Imana yaba hatari umwuka wera. It means that God cannot live in a place where there is no Holy Spirit. Yesu yaravuze ati nimwakira umwuka wera nzabana namwe. Jesus said, if you receive the Holy Spirit, I will be with you. Kandi nzaba ndi kumwe na Data. And I will be with my Father. Urumva azana na Se So he comes with his Father mu bushobozi bw'umwuka by wera. the power of the Holy Spirit. Imana ni Imana imwe ntabwo ari Imana eshatu. We have only one God. It's not 3 gods. Ariko Imana iri mu buryo butatu. But God is a triune God. Icyo ni ikintu nanone tugomba kumenya. So that is something we should also know. Imana Data ni Imana nyine. God the Father is God indeed. Imana Umwana ni Imana. And God the Son is God indeed. Imana Umwuka wera nawe ni Imana. And God the Spirit is God also. Ni batatu rero batandukanye. So they are 3 in one but different. Ariko hari icyo basangiye. But they share something in common. Basangiye ubumana. They share godliness.
yego basangiye ubumana They share godliness. kandi basangiye kamere y'Imana. And they share the nature of God. Nyamara baratandukanye But they are different. ariko basangiye kamere y'Imana. But they share the same nature of God. Kenshi abantu baravuga ngo ayo ni amayobera y'Imana. Many times people say this is the mystery of God. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari amayobera. But this is not a mystery. Jewe numva binyoroheye cyane kubyumva. For me, it is very easy to understand. Kandi nawe ushatse kubyumva wabyumva. And if you want, you can also understand it. Mbese fata nk'umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore n'umwana. Consider a family made of a child and the two parents. Umugabo ni umuntu, A father is a man, umugore nawe ni umuntu. and the wife is a man, N'umwana ni umuntu. and the child is a person. Kandi umwana ni umuntu wuzuye, And the child is a full human. ntugire ngo ni umuntu w'agace. He is not a half person. Icyo basangiye abo batatu, What they share in common, basangiye kamere y'ubumuntu. they all share the nature of human. Uko ari batatu ni abantu. Three of them, all three are persons. No mu bumana niko bimeze. That's the same way it is. Imana data iri aho ni Imana data. There is God the Father, Imana umwana ari aho nawe ni there is Imana. God the Son, who is God, Kandi umwuka wera nawe ari aho ni and the Imana. Holy Spirit is there, who is also Ariko God. imirimo yabo iratandukanye. But they are different, their respective works. Iratandukanye. They are different. Rwose iratandukanye neza neza. They are very distinct. Hari ibyo Imana data akora There are things that are done by God the Father, bidakorwa n'Imana umwana, which cannot be done by God the Son, kandi bidakorwa n'umwuka wera. nor can it be done by God the Holy Spirit. Mbere y'uko twumva aho uburyo umwuka wera akorana n'umwuka w'umuntu, Before understanding how the Holy Spirit works with the spirit of man, reka tubanze twumve ibyo bintu uburyo bigenda. let us also understand how this works. Imana data God the Father ni Imana ibyiza byose bikomokaho. is the God who is the originator of everything good. Ibyiza byose uzi, ibyo utekereza n'ibyo udatekereza byose bikomoka mu Mana data. Every good thing you know, those you know, that you think, or are the source is God. Ni isoko y'ibyiza ubivuze neza. So God is the source of every good thing. Urabyumva? Do you understand? Bibiliya iravuga ngo ni se w'imicyo. The Bible says he is the father of the right. Ntabwo ari Imana umwana, He's not God the Son, ntabwo ari Imana umwuka wera. nor God the Spirit, Ni Imana data ni se w'imicyo. but God the Father is God of the Spirit. Ubwo bivuga ko ari isoko y'ibyiza byose. It means that he is the source of every good thing. Niyo mpamvu biri mwita se w'imicyo. That's why the Bible calls him the Father of light. Muri Timoteyo wa mbere igice cya 6 In 2 Timothy chapter 6, havuga ko Imana data the Bible says that God the Father ituye mu mucyo utegerwa. lives in a light that cannot be approached. Ituye mu mucyo utegerwa. It's surrounded by a light that cannot be approached. Nta mumarayika wahegera aho ngaho. No angel can't approach the place, Aho ngaho nta mumarayika wahegera. and no angel can approach that. N'ibizima bine ntibihegera. Even the livings cannot approach that place. Hari indirimbo ngira ngo tuyikosoreho bukeya. There is a song I want us to collect a bit. Ivuga ngo Imana igoswe n'ibizima bine bihora bihimbaza iteka It ryose. says that God is surrounded by 4 livings that always worship Him. Ntabwo ari byo. That's not true. Iyo usomye mu gice cya 4 cy'ibyahishuwe, When you read in chapter 4 of Revelation ugasoma no mu gice cya mbere cya Ezekiel, and the first chapter of Ezekiel, usanga uko bombi babonye ibizima bine ari uburyo butandukanye. you see that the way the livings are portrayed is different. Yohana yabonye ibizima bine bizengurutse intebe y'Imana. John saw the 4 livings surrounding the throne of God. Ariko Ezekiel we abona hagati yabyo n'Imana hari ikirere kirekire. But Ezekiel noticed that between the
livings and God, there was a huge space. Yego. Ikirere rwose kirekire hagati y'Imana n'ibizima bine. There was a huge space between God and the livings. None se umwe aravuga ati bizima bine birezengurutse intebe y'Imana neza 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 biri kumwe nayo. So one says the four livings are surrounding the throne of God and they are together. Undi aravuga ati oya siko birahubwo je nabonye hagati yabyo n'Imana hari ikirere kitari gito. And another one says no, the case I saw a distance separating God and the four livings. Biroroshye cyane kubisobanura. It's very easy to explain. Jewe ntuye ku Kicukiro. I stay at Kicukiro. Iyo ndi hariya iyo nzamutse gato ngahagarara nk'Inyanza. And when I go up at Nyanza, nkareba ku Kimironko and look at Kimironko, no hakurya za Bumbogo, and way beyond the Bumbogo, mbona Kimironko na Bumbogo bitandukanye rwose. Mbona biri kumwe. I can see the difference between Kimironko and mbona biri kumwe. I can see them as if they were together. Mbona biri kumwe ari ahantu hamwe. I see them as one place. Niyo ndebye Nyamirambo, and when I look at Nyamirambo na Biryogo, and Biryogo, mbona ari ahantu hamwe. I see it as one place. Ariko uko ngenda negera ku Kimironko, but the more I get closer to Kimironko, ndagenda nagera Kimironko neza neza noneho nkabona hatandukanye n'Ibumbogo. When I reach Kimironko, I find that is different from nkabona biratandukanye cyane. I find a huge difference between them. Noneho iyo negereye nanone Nyamirambo, and when I get closer to Nyamirambo, mbona Nyamirambo na Biryogo bitandukanye. I also notice a difference between Nyamirambo and Biryogo. None se ukuri nukuhe? So what is the truth then? Ukuri nuko bitandukanye. The truth is that they are different. Ariko aho nari mpagaze, but my position niho hatumye mbibona mu buryo butandukanye. It caused me to see it in a different Ikibazo ni iki rero. So the question therefore is, Yohana igihe yabonaga ibizima bine n'intebe y'Imana, when John saw the four living surrounding the throne, ubwo yari ku karwa ka Patimo, when he was at Patmos Island, na Ezekiyeli we yari i Babuloni, and Ezekiel who was in Babylon. Ninde wari wegereye cyane intebe y'Imana muri abo bombi? Who was closer to the throne of God among the two? Ninde warambura ukuboko kadusubiza? Who can raise the hand and respond? Ngaho subiza wowe. Wowe ufite mikro. John was closer. Oya rwose. Oya ntabwo ari byo. Cyakora umbabarire kukuvuguruza. Navuze ni iyo ndi Nyanza. So I said when I am in Nyanza, ndeba Kimironko, and I look at Kimironko ni Bumbogo, and Bumbogo, mbona ari umusozi umwe biri I hamwe. find them to be one mountain. Ariko iyo ngenda negera, but when I get closer, mbona noneho bitandukanye. I see the difference between them. None waravuze ngo Yohana niwe wari wegereye intebe y'Imana. So they are now saying John was closer to Yohana yabonye intebe y'Imana n'ibizima bine biri hamwe. John saw that the throne of God. None aravuze ngo niwe wari wegereye intebe y'Imana. Nibyo se? And I'm saying he was close to the throne. Is that? Ariko Ezekiyeli wari wegereye neza. So Ezekiel who was closer, niwe wabonye ko bitandukanye. is the one who noticed the difference. Abona hagati y'ibizima bine n'Imana hari n'intebe y'Imana hari ikirere. And he saw a huge space between the livings and God. Hallelujah. Hallelujah. Ngira ngo birumvikana I rwose. think it's now clear. Noneho Imana Data So God the Father ituye mu mucyo utegerwa. lives in a light that cannot be approached. Ariko ifite uburyo itwegera. But he has a way to approach us. Itwegera muri Yesu Kristo. He gets closer to us through Christ. Bibiliya iravuga ngo The Bible says, uhereye
iteka ryose ntawe ugeze kubona Imana. From the very beginning, no one has ever Ariko seen God. umwana wayo uri mu gituza cya se niwe But wayitumenyekanisha. God, Jesus, who is in his father's, Yesu ni Imana yaje yambara umubiri. God, Jesus is God who came in the flesh. Mbese Yesu ni Imana muntu. Jesus is a God man. Kandi Yesu niwe watumye tubona Imana. And it's Jesus who made us see God. Yesu ni Imana iduhuza n'Imana. Jesus is a God who connects us to God. Iriya Mana itegerwa, That God that cannot be approached. hari indi Mana noneho iyitwegereza. There is another God that gets us closer to Iyo God. Mana niyo nzira itugeza ku Mana. This is the God, that the way that reaches to Nibyo God. Paulo yandikiye Timoteyo. That's what Paul wrote to Timothy. Tubisoma muri Timoteyo wa mbere 3:16. In 1 Timothy 3:16. Ati sugushidikanya ubwiru bw'Imana buratangaje. It's no wonder the mystery of God is amazing. Ubwiru bw'Imana buratangaje. The mystery of God is amazing. Imana kwerekanwa ifite umubiri. God to be shown in the flesh. Abantu bakayibona ifite umubiri. And men see God in the flesh. Ariko abamarayika bo kuko bafite amaso areba mu mwuka bakayibona mu mwuka ko ari Imana. But angels, because they have spiritual eyes, see God in the spirit. Abantu badafite ayo maso bakavuga bati ni umuntu nk'abandi. And men who don't have those eyes say this is a man. Hanyuma ngo ikamamazwa mu isi. And it's proclaimed or in the world. Ngo ikamenywa n'abanyamahanga. And is known by strangers. Kuko mbere yari izwi n'Abisirayeli gusa. Because it was first known by Israel. Pawulo atubwira ubw'Imana buratangaje. So Paul says the mystery of God. Ariko ijambo yavuze rindi cyane ritangaje. But another amazing word he said. Ati Imana ikazamurwa igahabwa ubwiza. God to be taken up and be given glory. Noneho hari Imana yazamuwe n'Imana yazamuye. So there is a God who raised up and a God who. Ati Imana irazamurwa. So a God was raised up. Kandi ihabwa ubwiza. And was given. Urumva hari Imana yatanze ubwiza. So there is a God who gave glory. Hari n'Imana yahawe ubwiza. Another God who was given. Ahangaha ubwiza. So glory here. Bivuga icyubahiro. Means respect. Kuko Yesu yamanutse ari Imana. Because Jesus descended as man. Ariko asiga icyubahiro. And glory, honor. Asiga icyubahiro. And left glory. Ntabwo ari byiza kuvuga ko Yesu yasize ubumana, ntabwo ari byo. It's not good to say that God left his godliness. Kugeza no ku musaraba Yesu yari Imana. Even at the cross, Jesus was still God. Bibiliya ivuga ngo ku musaraba Imana yari muri Yesu. The Bible says at the cross, God was in Jesus. Kandi ataba Imana ntabwo yari gutsinda Satani. And without God, he wouldn't overcome the evil one. Yesu rero ni Imana yamanutse. So Jesus is a God who asiga ubwiza ariko amanukana ubumana. He left glory but he came with godliness. Asiga icyubahiro ariko amanukana ubumana. He left glory but came with godliness. Yesu amaze gupfa ku musaraba. When Jesus died on the cross, noneho Yesu nk'Imana ntabwo yapfuye. Jesus as God did not die. Umva Yesu uko byari bimeze amaze gupfa. Hear what happened after Jesus died. Imva z'abera zirarangara. The grave of the holy ones were opened. Ngo zirarangara ngo barasohoka. They were opened and they went out. Aburahamu na ba Daniyeli n'abandi barasohoka. Abraham, Daniel and others. Ngo baragenda I Yerusalemu ngo abi Yerusalemu barababona. Jerusalem and those people from Jerusalem saw them. Barababona neza. They saw them fully. Ariko ibyo ntibyashobotse Yesu atarapfa. But couldn't be possible before Jesus died. Ntabwo imva z'abera zarangaye Yesu amaze kuzuka. The graves of the saints did not open. Ariko akimara gupfa, but after dying, imva z'abera zirarangara. the graves of the saints
twibuke ko bari barindiwe muri paradizo y'ikuzimu. Remember that they were waiting from the paradise. Niho Yesu yabwiraga cya gisambo ati mu kanya gato turabana muri paradizo. That's what Jesus was referring to when he said to the fifth. Niyo paradizo rero y'ikuzimu. So that's the paradise from the underworld. Bari ikuzimu ariko batandukanywe n'abanyabyaha. They were in the underworld but separated from the sinners. Bari ahantu habo. They were in a separate place. Bahoraga bategereje Mesiya. And they were waiting for Messiah. Bahoraga bategereje Mesiya. Always waiting for the Messiah. Hanyuma Yesu amaze gupfa. And after Jesus died. Abantu babona nyine Yesu yapfuye. And people could see that Jesus ariko noneho Yesu nk'Imana. But Jesus as God. Aramanuka. Came down. Akandagira ku isi. Came down on earth. Hallelujah. Hallelujah. Bibiliya iravuga ngo ibitare biramenagurika. The Bible says rocks were. Noneho rero ni Yesu nk'Imana. So that's Jesus as God. Akandagira ku isi. Came to the earth. Imva z'abera zirasatagurika. And the grave of the abera barasohoka. And the saints brought out. Ariko nubwo basohotse, even though they went out, bategereje igihe Yesu azazamuka, they waited for the time akabajana mu ijuru. Kuko Yesu niwe nzira. Because Jesus ntibashobora kuja mu ijuru batajanywe na Yesu. They couldn't go to heaven without him. Hallelujah. 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 Uwo rero ni Yesu. So that's Jesus. Bibiliya yerekana Imana Data. The Bible shows God the Father nk'isoko y'ibiremwa byose. As the source of all creation. Kandi ibyo yaremaga byose byari byiza. And whatever he created is good. Ariko Bibiliya ivuga ko atari Imana Data yaremye. But the Bible says that's not God. Ahubwo umwana wayo niwe waremye. That's his son who created. Muri Yohana igice cya mbere haravuga ngo jambo yahoranye n'Imana. Bible says kandi jambo yari Imana. And the word was God. kandi yahoranye n'Imana. He was with God. kandi nta cyaremwe kitaremwe nawe. And nothing. ibintu byose byaremwe na jambo. And everything was created. Jambo ni Yesu Kristo. The word is niryo zina rye iteka ryose. It is his name forever. Hallelujah. Hallelujah. Niwe waremye. Is the one who created. None Imana Data yakoze iki? So what did God the Father do? Mu kurema Mwuka Wera yakoze iki? In creating, what did the Holy Spirit do? Imana Data yakoze plan y'ibintu byose. God the Father may elaborate the plan for everything. Yakoze plan y'uburyo ibintu bizaremwa. Elaborate the plan of how everything would go. Kuva ku itangiriro kugeza ku iherezo. From the beginning to the end. N'abazarimbuka bose Imana irabikora irabibona byose. Noneho Imana ibwira Yesu ngo nareme. And then he told Jesus to nareme ariko akurikije plan ya se. To create according to the Father's plan. Akurikije plan ya se. According to his Father's plan. Kandi akuremesha ijambo hamwe n'intoke ze. And using the word in his hands. Abiremesha ijambo rye. He created using the word hamwe n'ikiganza cye. in his hand. Noneho jambo aravuga. Then the word says, aravuga ngo umucyo nubeho. Let there be light. Umucyo ubaho. And there was light. Icyo gihe Umwuka Wera yakoraga iki? What was the Holy Spirit doing? Bibiliya ivuga ngo yagendagendaga hejuru y'amazi. The Holy Spirit was hovering over the surface. Nukuvuga ko ayo mazi yari ariho. Where was that water? Icyo gihe rero ntabwo ryari irema rya mbere. So that was not the first. N'abamarayika bari barabayeho. Because the angels were already. Ariko nirindi rema ryaje nyuma. It was the next creation that came. Imana yasutse ibintu bimeze nk'amazi mu kirere. God poured out something like water in the sky. Kugira ngo ibitangirireho irema. So that he starts creating. Satani nawe abyinjiramo. And the devil also entered into this. Ibintu bihinduka bibi cyane. And things got worse. Bihinduka kao. Things became chaotic. Kao ni ukuvuga iki? What is the meaning of chaos? Ni ukuvuga ko ufashe nk'isukari.
It's like taking sugar. hanyuma hakaza umuntu w'umugome And there comes agasukamo igitaka, a bad person and pour agasukamo n'ibindi bintu bibi byose, bad things in it. ubwo ntibikiri isukari. So it's no longer sugar. Nicyo Satani yakoze kugira ngo ahime Imana. So that's what the devil did. Noneho rero ngo bitwikirwa n'umwijima. So they were covered by darkness. Izo zari imbaraga za Satani. That was the power of the devil. Ariko Imana ntijiheba ikintu cyose kiyikomokaho. But every power has a source. Niba ukomoka ku Mana, If you are from God, ntabwo Imana izakureka. God will not give up on you. Ntibishoboka, It's not possible. ntibishoboka. It's not possible. Mu Filipi igice cya mbere umurongo wa 6 Philippians chapter 1 haravuga ngo yatangiye umurimo mwiza muri mwe it says, he who has begun izawusohoza. will carry it to Haleluya. Hallelujah. Ugenda ugwa ubyuka, You fallen, ariko uwo murimo mwiza yatangiye but muri his wowe good work is starting in you. izawusohoza, He will carry it to completion. izawusohoza. He will carry it to completion. icyo gihe kizagera uzisanga mu ijuru Due cost will be uri completed. kumwe n'Imana Data n'Umwuka Wera. Together with the Holy Spirit and God. Haleluya. Hallelujah. Satani amaze kubyonona byose, When the devil has collapsed everything, yibazaga ko Imana ishobora kubiheba, he thought that God would give her to ariko him. Imana ntishobora kureka ikintu cyayivuyeho. But God cannot give her. Ntibishokera gikurikirana kugeza igihe kigarura. There is a way always he bring it back. Noneho Imana yongera gutangira kurema, So God started afresh to yohereza umwuka wayo, He sent His Spirit. agenda hejuru y'ibyo bintu by'amazi ariko bitwikiriwe n'umwijima. Around the water that was covered with that. Yaragendaga gusa ariko nta kindi He yakoraga. was only walking, hovering around. Yari ategereje ko Yesu avuga. He was waiting for Jesus to speak. Yesu aravuga ngo umucyo nubeho. And Jesus said, let there be light. Umwuka Wera arema umucyo. And the Holy Spirit Hallelujah. made light. Hallelujah. Yesu aravuga ngo ibi nibibeho. And Jesus said, let this be. Umwuka Wera arabirema And the Holy Spirit akurikije byose uko Yesu yavuze. as per the Yesu nawe akavuga akurikije plan yahawe na se. Jesus was speaking according Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. None sibi ni amagambo y'amahimbano cyangwa byanditswe muri Bibiliya. What it is written in the Bible. Umunsi umwe One day, abantu baravuze bati buriya bwenge yabukuye he? where did he get this wisdom from? Biriya bitangaza yabikuye he? The miracles he performs, where did he Iriya get from? mirimo yayikuye he? The works he does, where does he come from? Ntitumuzi, si mwene Yosefu na Mariya. We don't know. We know him is from Joseph and Mary. Yesu arabasubiza And Jesus responded, ati nta kintu na kimwe nshobora gukora I can do nothing ntigishijwe na Data. apart from what I saw from the Father. Haleluya. Hallelujah. Yamwigishije kurema, He taught him to create. yanyuze muri iryo shuri ryo kurema, He taught him to create. amunyuza mu ishuri ryo gukora ibitangaza, And taught him in the school of performing. amunyuza mu ishuri ryo gukiza abarwayi, He made him pass through the school amwigisha uburyo azazura abapfuye, of resurrecting the dead. amwigisha uburyo azagenda hejuru y'amazi, Taught him how to walk. amwigisha uburyo azacecekesha imiyaga n'imihengeri, Calm the wind. amwigisha ibintu byose, And he taught him everything. amwigisha uburyo azaducungura, He taught him how to redeem us. amwigisha uburyo azaducungura, He taught him how he would redeem us. uburyo azadukura mu byaha, How he would make us live sin. uburyo azaduha agakiza, How he would make uburyo azaduha umwuka wera. How he would give us the Holy Spirit. Byose arabimwigisha He ararangiza, taught him everything. aramubwira ngo nareme. And he told him to create. Imana icyo yavuze gusa ni kimwe, What God says is just yaravuze ngo byose bibaye He byiza, said that everything is byose ubikoze neza. so that everything was Haleluya, hallelujah. byose ubikoze neza. Everything is perfect. Imana Data yaravuze God the Father said, ngo uyu ni umwana wanjye nkunda nkamwishimira, this is my God, my son in whom I ibintu delight. byose abikora nk'uko ashaka, And he does everything the way arema nk'uko ashaka,
perform things the way I want. akiza nk'uko nshaka, He saved the way I want. atanga amahoro nk'uko nshaka, He gives peace the way I want. atanga agakiza nk'uko He nabiteguye. saved the way I prepared. Uyu ni umwana wanjye nkunda This nkamwishimira. is my son whom I love and I. None se twebwe turi iki? So who are we then? Natwe turi abana b'Imana ku bwa Yesu Kristo. We are the children of God. Ariko se ibihe byose aratwishimira. Does he rejoice in Ngaho our ways? ibaze nawe wisubize. Ask yourself. Turi abana b'Imana, We are the children ariko of God. Yesu wenyine But Jesus alone niwe Imana Data yishimira is iteka the ryose. one, the Holy, the God, the Ibintu Father byose of abikora grace. nk'uko se He yabishatse. does everything according to his Father's will. Mu Befeso igice cya mbere Ephesians chapter 1, umurongo wa 3 verse 3. ni ahantu nkunda cyane. It's a verse I like so much. Haravuga ngo dushime Imana Data wa twese, We thank God the Father, se w'umwami wacu Yesu Kristo, the Father of our Lord Jesus Christ. waduhaye imigisha yose Who gave y'umwuka, us all the spiritual blessing ayiduhera mu isi y'umwuka in a spiritual world muri Yesu Kristo. in Jesus Christ. Imigisha yose y'umwuka wera All the blessing of the Holy Spirit yo mu isi y'umwuka, mu kirere cy'umwuka, in a spiritual world. ayiduhera muri Yesu He Kristo. has given them to us through Christ. Noneho Imana Data rero So God the Father ni Imana ibyiza byose bikomokwamo. is a God, the source of every good thing. Imana Umwana ni Imana ibyiza byose bitangirwamo. And God the Son is a God through whom Imana Mwuka Wera and God the Spirit ni Imana ijana iby'Imana byose. is a God who expands all the Imana Mwuka Wera. God the Spirit. Iyo usomye muri Bibiliya When you read through the Bible, ubona intebe y'Imana, you see the throne of God. ukabona n'intebe ya Yesu Kristo, You see the throne of Christ. ariko ntubona intebe y'Umwuka Wera. But you don't see the throne of the Holy Spirit. Kubera iki? Why? Nuko intebe y'Umwuka Wera ni Imana Data ubwayo, Because the throne of the Holy Spirit is kandi God intebe y'Umwuka himself. Wera ni umwana w'Imana Yesu Kristo. And the throne of the Holy Spirit is Jesus himself. Umwuka Wera yicaye mu Mana Data. So the Holy Spirit is seated in God. Bibiliya iravuga ngo azi n'amayobera yose y'Imana, And the Bible says he knows all the mystery of God. kuko niho icyicaro cye kiri, Because it is where he is seated. kandi azi amayobera yose ya Yesu Kristo. And he knows all the mystery of Jesus Christ. Petero yaravuze Peter said, ati ibi ngibi tubona the things we see byerekeye Yesu Kristo, concerning Jesus, abahanuzi bari barabibonye kera, they have been prophesied long ago. barabibona, They saw barabyitegereza, it, prophets saw it. ngo ariko babwirwa ko atari iby'igihe cyabo, But they were told that it was not for them. nyamara bakabibona, But they could see ngo it. kuko umwuka wa Kristo wari uri muri bo, Because the Spirit of Christ was kuko there. umwuka ufite icyicaro muri Kristo wari uri muri bo, Because the Spirit that has a seat kuko in umwuka Jesus ufite Christ, icyicaro muri Data wari uri muri bo. that has a seat in God. Umwuka Wera niwe ujyana rero iby'Imana So byose, it is the Holy Spirit that takes, niwe ujyana ubwami bw'Imana aho Imana ibugeza. extend the kingdom of God. Ubwami bw'Imana, The kingdom of God. Yesu Kristo yaravuze Jesus Christ said, ngo tujye dusenga tuvuga ngo ubwami bwawe buze Mana. pray that let your kingdom Data wa come. twese uri mu ijuru, Our izina Father ryawe in heaven, ryubahwe, may your ubwami kingdom bwawe buze. and your kingdom come. Ariko se buza bute? So how does the kingdom Buzanwa na Mwuka Wera, it was brought by the mu Holy izina rya Yesu. in the name of Jesus. Haleluya, haleluya. Hallelujah, hallelujah. Ntushobora gutandukanya Yesu n'Umwuka You Wera. cannot separate Jesus from the Holy Yesu Spirit. yaravuze ngo Umwuka Wera naza, Jesus said, when the Holy Spirit comes, azanyubahiriza, he will go on before me. azanyubahiriza, glorify, azanyubahiriza. He will glorify me. Umwuka Wera naza, When the Holy Spirit comes, azanyubahiriza, he will glorify me. azavuga ko nkomeye, He will say that I'm great. azabasobanurira gukomera He kwanye. will explain my greatness to you.
haleluya. Hallelujah. Umwuka usuzugura Yesu ntabwo ari umwuka Spirit that w'Imana, despises Jesus Christ is not kuko the spirit icyatumye umwuka wera aza mu isi because the reason why the ni Holy Spirit ukugira ngo yubahishe is Yesu, to glorify Jesus Christ, yerekane Yesu ko ari umucunguzi, to show that Jesus is the Savior, yerekane ko Yesu ari umucunguzi kandi ko nta wundi mucunguzi to uriho, show that there is no other Savior but Jesus, yerekane ko Yesu ari umutambyi uruta abatambyi bose, to show that He is the sacrifice, adusobanurire ko izina rya Yesu riruta amazina yose, to show that the name of Jesus is above every name, yerekane Yesu ko ari we nzira n'ukuri to n'ubugingo, show that Jesus is the way and the life, yerekane Yesu ko ari umukiza, to show that Jesus is the Savior, yerekane Yesu ko nta wundi uzatujyana mu ijuru atari to we, show that no one else will take us to heaven but Jesus, yerekane Yesu ko nta rindi zina twahawe uretse irye, to show that there is no other name given to us, yerekane Yesu ko ari we mucyo w'isi, to show that Jesus is the light of the world, yerekane Yesu ko ari we Imana yatumye kugira ngo umwizere atarimbuka. so that is the one God sent, so that Uwo niwo murimo wa mbere w'umwuka wera, is the one who ni uguhesha Yesu icyubahiro, is the work of the ni uguhesha Yesu to icyubahiro, glorify Jesus, ni uguhesha Yesu icyubahiro. to glorify Jesus. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Yerekane Yesu ko turi abana b'Imana ku bwa Yesu To show Kristo. that we are the children of God by the grace of Jesus Christ. Yubahisha umwuka, yubahisha Yesu Kristo. Glorify Jesus Christ. Haleluya. Hallelujah. Noneho rero umwuka wera akorana n'abantu, akorana n'umwuka w'umuntu ate? How does the Holy Spirit then work with the spirit of man? Aha muhitondere ndahavuga nitonze. You must be careful about this. Imana imaze kurema umuntu, After God created man, Adamu na Eva yabaremye mu ishusho y'Imana. He created Adam and Eve in His image. Niko byanditse mu Itangiriro 1:27. That's what is written in Genesis 1:22. Ariko mbere yuko irema Eva, But before creating Eve, Imana ngo ifata umukungugu, He took dust, cyangwa ifata umukungugu cyangwa igitaka, dust, noneho irakibumba, and He made it. kimera nk'igishushanyo gusa kiraho, It became like just an image nka statue iraho, or a statue, idatandukanye rwose n'ibindi bisitati tubona hanze. not different from other statues that we see. Imaze kukibumba, And after crafting it, igihumekeramo umwuka w'ubugingo, He breathed the spirit of life in it. kigira gutyo ngo He breathed. Bibiliya iravuga ngo umuntu ahinduka ubugingo buzima. The Bible says man became a living soul. Noneho rero So umuntu yabanje kuba igitaka, first a man became dust, noneho haje ikindi kintu cya kabiri kivuye mu ijuru kandi kivuye mu Mana. and there is a second thing from heaven. Noneho umuntu haza ikindi kintu cya gatatu cyitwa ubugingo. And a third thing called soul. Umuntu rero ahinduka umwuka, ubugingo n'umubiri. So a man became the spirit, the body, and the soul. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abatesalonike arababwira ngo mwezwe mu mwuka no mu bugingo no mu mubiri. That's why Paul wrote to Thessalonians and told them, be cleansed in the spirit, in the body, and soul. Noneho ubugingo ntibwari buriho, So the spirit wasn't. hariho igitaka, There was dust kiriya kibumbano, when the statue, noneho habaho n'umwuka uvuye mu ijuru w'Imana, and the spirit of God from kandi ibyo ni Yesu wabikoraga. and it was Jesus who was doing that. Noneho havukamo ikindi kintu cya gatatu And there was another thing that came out, cyitwa ubugingo. which is called soul. Umwuka uvuye ku Mana umaze guhura n'igitaka, noneho habamo ikindi kintu cya gatatu cyitwa ubugingo. When the spirit of man mixed with body or flesh, there was soul. Ntabwo ari amayobera rwose, This is not mystery. ni ibintu byoroshye kubyumva. It is
clear, it is easy to be understood. reka dutange urugero mu bintu dusanzwe tubona hano mu Let's isi. give an example of everyday life. Fata amazi, Take water, fate n'ifu y'akawunga cyangwa y'imyumbati, ifu. flour, maize, Noneho uzane n'umuriro, and bring fire, ushyiremo n'imbaraga zawe. and use your strength. Noneho rero havuka ikindi kintu cya gatatu. And there is the third thing. Icyo kintu cyitwa iki? What is that thing? Bamwe ubugari, abandi umutsima. Bread. Ibyo rwo ni urucabana. So that is very easy. None rero fata uriya mutsima w'akawunga. So when you take that maize bread, Umuntu akubwira ati ngaho nyereka amazi muri uyu mutsima. so show me water in this bread, Nyereka n'umuriro. and show me fire in this Nyereka na yafu rero. bread, and show me the flour itself. Ntabwo uzabibona. You cannot see it. Imana niko byagenze. So that's what happened. Yafashe umwuka wayo He took his spirit, iwuhumekera mu gitaka. breathed it in dust, Noneho habamo ikindi kintu cya gatatu and there was another third thing cyitwa ubugingo. called soul. Ariko uwo mwuka yahumetse wose ntiwagiye mu bugingo. So the spirit he breathed did not Hari go uwasigaye to the nyine soul. witwa umwuka w'umuntu. So that one remained to the Noneho habaho rero n'ubugingo bw'umuntu. There is also the soul of man, Bwaje niwe wa mutsima rero. which went with that blood. Urugero rutazibagirwa na rimwe. So that's an example you should know. Noneho haboneka ubugingo rero. And there was Haboneka rero n'umubiri. as well. Imana ni umuhanga cyane. God is very skillful. Imana irema umubiri God created the body and flesh kugira ngo umubiri uje uduhuza n'ibintu byo hanze nyine by'ibinyamubiri. so that it may connect us to fleshly things. Ishyiramo amaso He put eyes azajya abona ibintu nyine byo hanze by'umubiri, to see the worldly things that we can see, ariko atabona iby'umwuka. but which do not see the spiritual things. Ishyiramo n'amatwi He also put ears azajya yumva ya miziki yo hanze nyine. to hear the songs. Noneho Then irema n'akanwa, he also created the mouth. noneho igashyiramo kuryoherwa He put sweetness in it kugira ngo ibintu by'umubiri tujye tumenya gutandukanya ibiryoshye so n'ibibi. that we may distinguish what is bitter from what Ibyo is bintu sweet. nyine murabizi bitanu gutyo, know that. n'amatwi yakumva n'intoki zigakora And the sansu eshanu. you know all five senses. Ariko izo ni iz'umubiri. So those are for the body. Noneho rero mu bugingo In soul, ni igice cyo hagati. it's a middle part. Igice cy'imbere cyane cyitwa umwuka w'umuntu. The inside part is called the spirit of man. Noneho hagati hari igice cya kabiri ari cyo bugingo. There is in between there is another called soul. Inyuma hari umubiri. And the outside there is body or flesh. Noneho ubugingo nibwo butuma umwuka ushobora guhura n'umubiri. So it is the soul which can connect the spirit to the body. Umwuka ashobora kugera mu mubiri ariko ntiyahagera atanyuze mu bugingo. The spirit can get to the body, but to go there he has to pass through the Kandi soul. umwuka w'Imana ntashobora gutangirira mu mubiri, atangirira mu mwuka w'umuntu. And the spirit of God cannot start from the body, he begins from the spirit. Niho rero twasomye ngo Imana yahaye umuntu itara. That's where we learn that God gave man a lamp. Ngo umwuka w'umuntu ni itara Imana yahaye umuntu. So the spirit of man is the lamp God has given Kugira ngo rije risesengura ibihishwe mu mitima y'abantu. so that he may analyze what is hidden in the heart. Noneho umwuka w'Imana amanukira muri wa mwuka wawe. So the spirit of God comes to your spirit. Yahagera akaguhishurira ibintu bimwe na bimwe nubwo ataduhishurira byose. And he reveals some things to you because he doesn't reveal everything to us. Ukabona utariko naka bateye gutya na gutya. So he may say this and this one, they are this way. Nubwo yigira kuri ariko rero Even though he behaves that way, iriya ngeso namaze kumenya ko ayifite.
I know that he has such behavior. ngo umwuka w'Imana amurikira ahindura wa mwuka w'umuntu urumuri. So the Spirit of God changed the spirit of man to be light. Adamu niko yari ameze na Eva, That's how Adam and Eve were. ariko bamaze gukora icyaha barapfuye mu mwuka. But when they died, they sinned, they died in the spirit. Bibiliya iravuga mu Befeso igice cya 2 ngo natwe twari dupfuye The Bible says in Ephesians that we also were dead tuzize ibicumuro n'ibyaha byacu. in our transgression. Twagendaga dupfuye. We were dead in our transgression. Burya wagendaga wiyemera ariko upfuye. You were boasting, walking boastful, but you were Nanjye dead. ngenda niyemera ngo ndakomeye ngo nzi kurwana ariko mpfuye. I was also boasting that I know to fight, but I was dead. Noneho rero tumaze kwakira Yesu, And after receiving Christ, umwuka wera noneho arasaba umwambi w'ikibiriti niko twavuga. the Holy Spirit right, Aracana right, umwuka wacu uhinduka and our urumuri spirit rw'Imana, became the light of God. uhinduka itara ryaka. Become the lamp that. Haleluya. Hallelujah. Yesu aravuga ngo noneho rero namwe muri umucyo w'isi. Jesus says, "You therefore the light of the Yesu world." aravuze ati ndi umucyo w'isi, Jesus said, "I'm the light of the ariko world." noneho haranavuga ati namwe noneho mubaye And he umucyo says, w'isi. "You are also the light of." Haleluya, haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Ntabwo ari ugusesengura gusa ibihishwe, It's not a Christian analysis, ariko hari uburyo uwo mucyo uduhindura but there is a way in which the light changes ukadushoboza rero natwe guhindura abandi. and enable us to also change others. Ntabwo wabwira umuntu ubutumwa bwiza You cannot preach the gospel to a person nta tara ufite mu mwuka wawe without the lamp in your spirit, ngo uwo muntu azakizwe ntibishoboka. and that for that person cannot Kuko be ubutumwa saved. bwiza umubwiye Because the good news you preach to them bufata kuri wa mucyo bukawujyana uwo mucyo muri we, takes from your right and share it with them, noneho nawe akakira agakiza, and then he received the salvation. ukamuhuza n'Imana, You connect him to God, ariko bitangiriye mu mwuka wawe. but starting from your spirit. Bibiliya iravuga ngo The Bible says ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. the soul that sins will die. Ntabwo ivuga ngo umwuka ukora icyaha, They don't say the spirit that ahubwo sins. iravuga ngo umwuka uzasubira ku Mana yawuremye, The soul will return to the God who created ariko it. ubugingo bukora icyaha nibwo buzacirwa urubanza. And the soul that sin will Ibi be rero condemned. byerekana ko mu mwuka no mu bugingo hakora mu buryo So butandukanye. it shows the difference of the working of the Mu soul bugingo and the spirit. mu bugingo haba iki? What happens in the soul? Mu bugingo haba amarangamutima, There are emotions in the soul. ibi bita ngo santima What we call cyangwa emosiyo. emotions. Ngo jyewe sinkoreshwa n'amasantima, So I am not guided by emotions. ariko nta muntu utagira There amasantima is no yewe, person who don't have emotions. ntawubaho, No, that person does kuko not. amasantima yaremwe n'Imana, Because they were created by God. ahubwo umuntu ayakoresha nabi. But a person can misuse their emotions. Gukunda ni santima, Loving is an emotion, ariko ibyo ngibyo byatanzwe n'Imana. but that was given by God. None se ntugira ibyo ukunda n'ibyo wanga? So don't you have what you like and what you dislike? Ufite amasantima rero. You therefore have emotions. Ariko buriya santima na emosiyo biratandukanye yewe. But there is a difference between emotion and the Santima reka bisobanure mu buryo busanzwe. Santima ni emosiyo zitonda. Santima ni emosiyo zitonda. I would say that emotions are Naho emosiyo ni santima zihuta. Nga bakuze icyongereza. Noneho rero nuko nguko bimeze. that's the way it is. Bimwe birihuta, Some are very quick. umuntu akavuga ati ndagukunda rwose, akaguterura, akagusimbagiza, akagusomagura. Jump you, they kiss you.
undi nawe akagukunda ariko bikaba akantu k'akariro kari aho ngaho gacecetse. A small fire burning, ariko byose ni bimwe. but it's the same. noneho rero mu bugingo habamo ikindi kintu cyitwa ubushake, volonté. So there is something also called will in buriya mu bugingo niho haba guhitamo. So in soul, it's where there is choice. hariya rero mu mwuka So in the spirit, haba agace k'ubusabane, communion. there is a part of communion. Communion or fellowship. kadushoboza gusabana n'Imana. That enable us to fellowship with God. habamo akandi gace ka conscience n'ikira. There is another part of consciousness. mutimanama. Yes. habamo akandi gace k'umutimanama, aho ni mu mwuka. Yes, in the spirit there is another part. niho rero Imana ivugira ngo ya kiriya ni kibi kireke. So that's where God tells you this is bad, avoid it. kiriya ni cyiza ahubwo bari cyo ukora. This is what you can do. Leave this. uriya muntu muhunge ntabwo ari inshuti nyanshuti. Go away from this person. He's not a true friend. ahubwo iyegereza uriya niwe nshuti yakugirira akamaro. Get closer to this one. He's a good friend. umwuka wera rero akorera muri ako gace So that's where the Holy Spirit operates from. ka conscience. Of conscience. ariko habaho n'akandi kantu bita subconscious. And there is another part called subconscious. Subconscious yo ni ibintu utamenya neza ariko ukabyumva tu. It is something you may not well understand, but you can hear about it. Paulo yaravuze Paul said, ngo mwange ikibi ngo n'igisa nacyo. hate evil. n'ikindi gisa nacyo. And what is like the evil. none se ikibi cyo turakizi. So we know the evil one. ngukubise urushimba ngize nabi. When I beat you, that's evil. kiriya cyaha ukora nawe urabizi ko ari kibi. The sin you commit, you know that's bad. ariko igisa nacyo se wagisobanura. But what looks like sin? hari ibintu bisa nabyo ariko atari byo. It looks like it, but it's not. Bibiliya ivuga ngo hari ibyaha. So the Bible says there are sins. ngo n'ibindi ngo bisa nabyo. And what looks like sin? ibyo bisa nabyo rero ubibwirwa n'iki? So how do you know what looks like sin? naho ahantu ho muri It's in the subconscious. aho ngaho That's niho where umenya it is. ngo ariko iki kintu But this thing, nubwo nta hantu ndasoma yuko ari kibi, even though I haven't read anywhere they say it's a sin, kirasa n'ikibi. it looks like an evil thing. ntaho uzasoma. You will not read. ndavuga umuhungu I'm cyangwa saying, umukobwa. for ntaho uzasoma ngo gufata ukuguru kawe ukakugereka ku mukobwa ngo ni icyaha. ntaho uzabisoma. will not see that mixing your legs to a girl is a sin. ntabwo byanditse ariko bisa n'ikibi. It's not written anywhere. bifite ahantu but it habi look like sin. biganisha. It is leading somewhere. n'ibindi And even in other things. Imana ntabwo yanga ko duhoberana. The Bible doesn't prevent us from hugging each ariko other. hari aho bigera ukabona umuntu agatuza yagakaze rwose yakagushinzeho neza neza. But there are instances where there is an exaggeration. haba hari ahantu biganisha. So which is leading to nanjye something ntamenya gusobanura. that I may also not be able to explain. naho byanditse ko kugukirigita cyangwa gukirigita undi muntu mudahuje igitsina ari icyaha. ariko se uramukirigita ngo hari ikindi kintu It's not written anywhere. kidasobanutse neza. kidasobanutse neza. But you have another. nibyo rero Paulo yavuze ati mwirinde ikibi ariko So n'igisa that's nacyo. what Paul meant when he said, hate evil and what looks like evil. amen. Amen. ibyo bintu rero bibaho mu mwuka. So those things live in the spirit. hari n'ahandi hantu rero akandi gace ko mu mwuka ko guhishurirwa.
there is also another part where revelation happens from the Spirit. Yes, intuition. 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 Yes. Umuntu akaba yaguca uruhande ukavuga utari kuriya muntu ni umujura. A person may look at you and say, this person is a thief. Uriya muntu ni umurozi. This person is a witch. Uriya muntu ni umupfumu. This person is a witch doctor. Uriya muntu yishe umuntu. This person killed a man. Aragerageza kwiyobiranya ariko yamennye amaraso y'umuntu w'inzirakarengane. Is he trying to uriya muntu cover himself? yabyaye umwana aramutaha ahantu. This person gave birth to a child and threw him away. Ubwo wakubaza koko ati wabibonye ute wavuga So iki? if they ask you how did you know about it, how can you respond? Reka ntange urugero rumwe Let me give an rw'ikintu nahishuriwe ndi muri shaba mu ivugabutumwa. Of one thing, a revelation I had when I was in Ababaye muri shaba baza ahantu hitwa Bukama, ni zone ya Bukama. There is a place called Bukama. Narahageze noneho pastor arambwira ngo hari umukozi w'Imana wifuza ko muganira. When I reached there, the pastor told me there is a servant of God who wants to talk to you. Yari umuntu uhagarariye World Vision muri iyo zone. He was the World Vision leader in that place. Kandi yari comptable wa World Vision. And the accountant of World Vision. None haja kuzana amafaranga y'abakozi ba World Vision ayakurira Ubumbashi. And he went to bring the money of World Vision employees. Arayazana yuzuye igikapu. Brought it to Lubumbashi full of the Noneho ayashyira mu cyumba yararagamo. and he put it in his Ariko bedroom. ntabwo yiriwe akinga kubera ko yarazi ko nta umuntu uri buhinjire. But he did not close because he didn't fear any thief would come. Noneho pastor arambwira atarifuza ko muganira. And then the pastor told me he wants to talk to you. Arambwira ati yewe ati numvise ko uri umuvugabutumwa. He learned that you are an evangelist. Kandi rimwe na rimwe Imana ikoresha abavugabutumwa. And sometimes God uses the evangelist. None nabuze amafaranga y'abakozi kandi bagomba kumfunga umunyururu muremure. And I lost the money of employees and they should put me behind bars. Ati umugore wanjye aravuga ko mugenzi we baturanye ari we wayibye. My wife says that her neighbor is the one who stole it. Naho wa mugore we yaragiye azana mugenzi we baraganira mu rugo kugira ngo azamubeshyere ko ari we wayibye. But that woman came and brought her friend so that they may say that is the one who stole it. Umugore wanjye nuwo w'umuturanyi ndaza kubakuzanira ubasengere. So I'm going to bring my wife and the neighbor so that we may pray for them. Mu by'ukuri numvaga ari ibintu bindenze kuko numvaga ari ibintu bisabye ihishurirwa ntari nagira mu buzima bwanjye. I felt that's beyond me because it's an experience I have never had before. Baraza ndabasengera. They came and I prayed for them. Mukarambira ati uyu mugore we niwe wayibye. And the Spirit told me that his wife is the one who stole it. Niwe wayibye. Is the one who stole it. Ubwo turavuga intuition. We are talking about intuition. Cya cyumba cyo guhishurirwa. So that's where the revelation. Uyu mugore wigira nyoni nyinshi niwe wayibye. The woman who is covering himself. Yazanye mugenzi we kugira ngo azamubeshyere ko ari we wayahita. She brought her friend so that she may say that she's the one who stole it. Ikibazo rero nagize niki? So the question I had there. Nuko ihishurirwa ritari ryuzuye. Because the revelation was not namenye uwayibye ariko sinamenya aho yayahishe. I knew the one who stole the money but didn't know. None ndababwira nti mugende. Then I told them go. Nzakomeza nsenge. I will continue to play. Wenda Imana izabimpishurira ariko ubu ntacyo nababwira. Maybe God will reveal it to me but now he hasn't revealed me. Noneho baragenda. They went. Buracya nibwo nagombaga kuva Bukama njya hitwa Rwena nkazava Rwena njya hitwa Korwezi. And the next morning I was to leave the place where I was. Noneho rero Then buracya the next morning wa mugabo aza kundeba. that man came to see me.
ariko naraye nsenga ijoro ryose But I was praying the whole night. mu by'ukuri ntabwo nasinziriye. I did not sleep at all. Ninginga Imana mpishurira iki kibazo uko giteye. Because I wanted God to explain to me. Mu masaha 11 za mu gitondo around urumva 5 natangiye a.m. gusenga rwose nijoro. I started to pray Ngeze saa 11 za mu gitondo nari ntarasinzira. until 5 a.m. I haven't slept. Mbona inzu ya wa mukontable wa World Vision kandi nari ntarayibona I saw ntarayigeraho. the house of that World Vision accountant. Mbona akabati kari muri salo. And I saw a cupboard in the sitting room. Mbona n'igisanduku kinini bibita male kiri hejuru y'akabati. And another box. Noneho araza mu gitondo. He came in the morning. Narambaza ati, He asked me, babagore ndakohereje warababonye nti "Do you narababonye, see the women I sent to you? warabasengeye nti Did you pray for narabasengeye." them? I prayed for them. Ati none se Imana yakubwiye iki? What has God told you?" Ndamaza nti none se mu nzu yawe ufite akabati muri salo? And I asked, "Do you have a cupboard in your sitting room?" Ati karahari. He said, "Yes, I do." Hejuru y'akabati hari igisanduku kinini? "Is there a box on top of the cupboard?" Ati kirahari. He said, "Yes, this." Cyari igisanduku bashyiragamo ibintu by'ibipapuro bidafite The akamaro. box where you put every Umugore ahisha mu nzu, document that is not needed. arenzaho ibindi bintu He went and put the money n'ibyenda and covered with bidafite akamaro aho ngaho. other things which are not valuable. Ndigenda urebe muri icyo gisanduku. Go and look, check that box. Aragenda. He went, Ubwo pasiteri waho and the pastor from there, witwa Kaboba Makelele who was called the Makelele, amaze kumpa icyayi aramperekeza kujya gufata after bisi. giving me tea, he accompanied me to the taxi. Ndagenda ninjira muri bisi. I went and inside the bus. Bisi itangiye kugenda wa mukontable ahagarika shoferi ati When the hagarara. bus started to go, the accountant stopped it. Arahagarara. He stopped. Bari basanzwe baziranye arahagarara. They knew each other with the driver. Noneho arinjira areba hondi. He went, he saw me where I was. Nagize gutya nkusezera. And he said, waving Ati goodbye. urugendo rwiza. He said, "Goodbye." Urugendo rwiza. Goodbye, and gave me something. Urugendo nyine rwabaye rwiza birashoboka. And it was really a good journey. Ariko But ibyo ntabwo bikunda kumbaho kenshi cyane. it doesn't happen to Hari me. n'ikindi gihe byambayeho nataye imfunguzo. It also happened to me when I Mwuka lost wera my keys. anyereka aho ziri. And the Akoresheje umucyo showed me banza narabibabwiye. where they were. Rero ibyo bikorera aho hitwa muri intuition. That happens in the intuition. Ni ako gace kihishurirwa. That's where the revelation Kaguhishurira is. ibintu nubwo wakora iperereza utazamenya. It reveals to you something when you can't know. Kuko even when umuntu you araruhije cyane. Because a person is. Wese umuntu yaguha amafaranga So if a person gives you money akaguhobera ndetse akagusoma and greet you and kiss you akaguterura and akagukirigita take you from, akakugaburira neza and feed you well ukibaza ko yaba umwanzi wawe ushaka kukwica. and think that he is a Ariko man aho who wants to ngaho, kill you. But haleluya, hallelujah, aho ngaho that place mu mwuka w'umuntu in the spirit of niho God, Imana yashyize itara. that's where God put the Iyo imaze kuryatsa when he lights it, bigasesengura ibihishwe mu mutima it w'umuntu. analyzes what is in. Haleluya, haleluya, Hallelujah, haleluya, haleluya, hallelujah, haleluya, haleluya, hallelujah, haleluya, haleluya. hallelujah. Iyo abaririmbyi bari aho imbere baririmba, When you see the singers singing from here, ntushobora kumenya ukijijwe n'udakijijwe. you cannot know who is saved and who is not. Ariko aho hantu nyine umwuka wera arahakorera. But that's the place where the Holy Spirit operates from. Ati uriya And he says, n'uriya this one and that one, n'uriya that one, ntabwo bakijijwe, they are not saved. abandi barakijijwe. Others are saved. Wabimenya ute mu buryo busanzwe? How can you know it in a normal way? Bose ko bafite amajwi meza,
All have good voices. ntabwo wabimenya mu bugingo hahandi You cannot know their soul. ntiwabimenya no mu mubiri, You cannot know even the body. ariko ubugingo But the soul, nibwo buhitamo. it makes Umwuka choice. wera aturuka mu mwuka w'umuntu The Holy Spirit comes from the akamubwira ngo spirit reka of iyi man nzira, and said, leave this ubugingo way. bukabyumva, And the soul understands. ariko ubugingo bwagira ngo kama mbaya But the Spirit says, whatever, kama mbaya whatever. wabimenya ko ari bibi, I know, wabimenya ko bifite ingaruka you mbi, know it's bad to have bad ariko ubugingo consequences. bwavuze ngo kama mbaya The soul saying, whatever may Imana be. nayo ikavuga ngo Come ubugingo whatever may be. wa bugingo wowe niwo uzapfa, So the spirit, the soul, kuko niwe that wamenye says, icyiza the uhitamo soul ikibi, that will die. ariko uhitamo ikibi wamaze kukimenya. Because you knew the evil thing, but Pawulo you aravuga chose ati to mwezwe continue to stick to it. mwezwe So then Paul mwezwe mu mwuka, be holy in the spirit. mureke umwuka yinjire no mu bugingo. Let the Holy Spirit enter in ziriya the soul. santima na buriya bushake bitegekwe Emotions bitegekwe and nabyo the n'umwuka wera, emotions. ndetse umwuka wera yinjire no mu mubiri, Let the Holy Spirit goes to imibiri your yanjye body. ihinduke insengero z'Imana. And may your body come the temple of Ibyo God. nibyo Imana ibashakaho muri Yesu Kristo, That's what God wants of you in the spirit. In ariko Christ. bitangirira muri kiriya cyumba cy'umwuka. But it begins from the Uko spirit. niko umwuka w'Imana akorana n'umwuka w'umuntu. That's how the Holy Spirit works with the spirit of man. Duhaguruke dusenge, Stand up and we pray dushime Imana. and thank God. N'umwami Yesu n'umwami, yazutse mu bapfuye, n'umwami indimi zose zigeza tura ko hari abantu batinze guhaguruka, banza ubutumwa bwo muri uyu mugoroba bwari buteye ubwoba. Maybe you fear you got fear because of the. Hari igihe Imana itanga ubutumwa buryoshye cyane tugasimbuka, Sometimes God gives sweet message and we jump. ariko hari n'igihe izana ubutumwa buremereye ukumva ko bugenda bugutsindagira, Heavy message. ariko Imana ntibikorera kukwanga kugira ngo wihane, But God does not do it because He kugira ngo hates us, utarimuka for us ahubwo to uhabwe repent, ubugingo buhoraho. so that we may find eternal life. Shima Imana mu magambo yawe. Let's thank God in your words. Turagushimira Imana kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe riduhindure kandi ritwigisha uburyo dushobora gukorana n'umwuka wera. Umwuka wera abana natwe, umwuka wera dushoboze gusabana n'Imana, dushoboze guhimbaza Imana no kuyiramya, dushoboze gushima Imana muri byose, dushoboze kubaha Imana. Natwe tukweguriye umwuka wacu, ukoreshe, ndetse tuguhaye n'ubugingo bwacu nabwo ubutegeke, tuguhaye n'imibiri yacu nayo ibitegeke, ibitambo bizima bishimwa nawe. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen.